tuguhaye ikaze mu gikoni cyacu, tuguhaye ikaze muri Jela Kitchen. Ngewe ndi Janita Isenge, musanzwe mumenyereye turabana umunsi ku munsi. Murabyibuka ushize twe twabateguriye akabenzi, nizere ko mwaryohewe. Uyu munsi rero ntabwo nza kuba ndi njyenyine nkuko mubisanzwe mubimenyereye, ndaza kuba mfite umushyitsi, ndaza kuba mfite umutumirwa, ndaza kuba mfite umushefu uzi guteka bya hatari. Nagashya rero nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi tukimara kubya-uploadinga uhita ubibona. Nitwa Chef Jean Jodier, tukaba tugiye guteka chicken burger. Twareba ibyo tugiye gukoreshamo ari mugiye kubereka. Hari amavuta y'igihwagari, hari soya sauce, hari black pepper, hari chicken masala, hari blue band, hari leti, mayonnaise, burger, umukati, chips, cheese, magi, hakaza umunyu, hakaza inyanya na pavroni n'igitunguru, hakaza shapiri, hakaza amagi, tukaba dufite na chicken inkoko. Ubu tukaba tugiye gutangira, nkaba ngiye kubanza gukaraba intoki tugatangira guteka. Nkuko mubibona tumaze gukata uduce tw'inkono dutoto cyane. Tugiye gukoresha, tugiye gushyiramo, turahera ku magi. Reka tukamanza ukaramo imbere kugira ngo ritaba ryapfa rikaba ryakangiza ibintu byawe. Twizaho chicken masala, shiramo gake kuko ntabwo ari ngombwa gushyiramo byinshi. Black pepper, soya sauce ashiramo gake cyane, kavanga, shiramo amagi, shiramo tubiri gusa, shiramo shapirire, kavanga, kuvanga ukaba wayibumba neza kubera chicken bagushaka. Ngana ifiriti tuzabukenera akompanyuma nyuma paga yacu yarangiye. Kwiteka unga amavuta ahiye, nga nipanga kuyihinduza. Tugiye kwibirindura ishyura iruhande rwamaze gushya, urundi ruhande kugira ngo nabwo rushye. Tugiye kubiretsaho.
Mwabagiye kuyikuramo chicken yacu kabihiye. Wayifite microonde wayishiramo, udafite na microonde nabwo wayibihiye wayikoresha, ufite microonde ishiramo iminota 2. Mu microonde iminota 2. Nagaragara ko inafunze. Kora baga neza neza kugira ngo tuyitegure neza. Guteka chicken byarangiye. Sega ku mukati. Umukati nawo ufite gu. Peti yawe urayifata ukayidekoraho hano kugira ngo yabaga ibe ifite presentation cyangwa kimwe ikeye ibisa neza. Ku bwoko bwa salade shiraho urunyanya ukadekoraho neza. Ugafata baga yawe ukayirambikaho. Ugomba kuba ujya cheese nanga amakimu ukaba utayikunda, waba uyikunda bwo ishiraho hejuru kuri bya baga yawe. Hanyuma ukorosa wa mukati wundi neza. Ya baga yawe tegura ku isahani neza ku ruhande ku nguni. Tegura chipusi. Ufite agapavura singo ko umuntu akajya akanaga presentation kugira ngo nyine ugategura ikintu kigiye guha umukiriya wawe cyo gisa neza. Hano ku ruhande kugira ngo wa muntu nabone ikintu agiye kujyaho ko yishimye. Chicken burger yacu kabirarangiye. Chef Jado arakoze cyane, urabona ko dukoreye chicken burger nziza ziryoshye zisa neza. Babonye ko ibikoresho akoresha ari ibintu byoroshye, nawe buri gushobora kuyitegura igihe udafite umwanya wo kujya gushaka fast food bigutegurira, nawe ukabyitegurira iwawe mu rugo. Ubu rero nkuko mubibona tugiye kumva uburyo iyi bagaje duteguriye niba iryoshye koko nkuko igaragarira abantu mu maso. Iraryoshye cyane, inkoko yahiye neza, nawe ubonye ko byo ushobora kubitegura mu rugo iwawe ukinjoyinga. Nizere ko wakoze subscribe kuri Jela Kitchen kugira ngo n'ubutaha uzajye ureba ibyo twaguteguriye, kandi nawe niba hari icyo wifuza ko twazagutegurira ushyire muri comment, ubutaha tuzabitegura. Bye bye.